Kanongere mbaye ikaze bakunzi ba Teta TV ya nkuko mwakomeje kubana natwe kuva mu itangiro ry'ibi bintu ngira ngo nkuko mwakomeje mubibona rero tukaba twatabaye umuntu cyangwa se twasanze umuntu wari umaje kwinaga mu mugezi bivuga ko adutabajwe na murumuna we abivuga yuko yaragize bitewe n'ikibazo yahuye nacyo cy'uko ngo umugabo yamuciye inyuma ntabwo turamenya niba ari umugabo wabanaga mu nzu cyangwa se ari umukunzi we. Aho twahereye rero ku mugezi tukahava ndetse tugeze mu rugo aho baba bakaba babanje kwitegura noneho kugira ngo tuganire tumenye inkomoko yabyo ese byagenze gute. Muri makeya turaza kuganira nabo ndamujya murabona kuri kamera za Teta TV yacitse intege kabisa mu buryo bushoboka. Murumuna we rero turagira ngo atuganirize cyangwa se anabashe kuvuga turamwakira tubwire meze bite sister. Meze nabi rwanjye nshiye inyuma. Ndabyumva. Twahamagawe na murumuna wawe tubwira yuko bavuze yuko ngo umanutse ku mugezi kandi ikibazo yari afite urakizi ese byagenze gute kugira ngo umugabo wawe bikunanire kubyakira ku buryo ufatamo kiriya cyemezo. Namusanganye n'indaya mu rugo. Iwe mu rugo murabana ese bigute muri make? Turabana n'umugabo wanjye. Byenze gute nyine tubwire tubarire. Njye nyine nafashe decision yo kwiyahura kubera ko nabonaga nta kundi. Mufatanye n'indaya byagenze gute? Birumva hari mu masaha y'igitondo bivuze ngo ni ibintu waramukanye hari mu gitondo byabaye ninjoro so mbega tubwire ko byifashe. Byabaye nijoro. Njye nagiye ngeze mu rugo nyine nsanga bararyamanye n'indaya mu buriri bwanjye. Ndafata decision nyine yo kujya kwiyahura. Nta kintu wavuganye n'umugabo byagenze gute nyine ntabwo ndabyumva neza. Nta mwatonganye ese wenda mwarwanye byagenze gute? Njye nabiboneye pe nabiboneye bari mu buriri bari kubikora. Umugabo we yakubwiye ngo iki se cyangwa se niki kintu yavuze niyo nda yavuze ngo iki? Ni amahane bateje amahane ese mwarwanye byagenze gute? Nasanze bari mu cyumba ashaka nyine no kumubita. Umugabo w'indaya? Umugabo. Nyine njya kwiyahura. Nene se ndabyumva byabaye ninjoro ese wenda nyuma iki gitekerezo waraye mu nzu aho ngaha cyangwa se wagiye ujya gushaka kandi ucumbika ese warabitekereza ko ugomba kwiyahura byagenze gute muri make? Nafashe decision yo kujya kwiyahura mu masanga mu gitondo gutyo buri gucya. Mwari mwararanye? Oya ntabwo twararanye. Wese ujya gushaka kandi ucumbika? Hanyuma se ndabyumva ni igikorwa kitari cyiza na gatoya usanga baguciye inyuma. Niki cyatumye kwihangana bikunanira ku buryo wumva yuko ugiye gufata uwo mwanzuro? Numvaga muri njye kwihangana byananiye no kubyakira. Hano mfite murumuna wawe ese mukuru wawe bajya kumuca inyuma ese wari uhari watashye byagiye muri make yawe byagenze gute? Ntabwo nari mari ntabwo tubana. Yamamagaye ngo aranshaka byihutirwa ansanga iwanjye ni naho yaraye ariko nyine naramuganirije mbona ko nta kibazo sibyo ariko wenda kwiyakira byamunaniye. Mu gitondo ngenda ngiye mu kazi musiga mu rugo. Nibwo rero bahise bampa amakuru bamamagara mu gipangu ati mukuru wawe asohotse ameze nk'umusazi agiye kwiyahura. So ko mbyibuka neza waduhamagaye twari tugiye mu kazi ntabwo twari tubifite muri gahunda ibi ariko uburyo waduhamagaye uhuruza utubwira ati mumfashe mu ntabare mukuru wanjye agiye kwiyahura. Yakugezeho akubwira nimugoroba akubwira ikibazo cy'uko asanze indaya mu rugo rwe iryamanye n'umugabo. Hanyuma se mwenda wabashije kumufasha iki muri uwo mwanya ese yari ameze ate? Wakekaga ko bishobora birangira havuyemo uwo mwanzuro? Oya ntabwo nabikekaga ko twe twaganiriye ndamuhumuriza ndambwira ati bibaho ndamuganiriza pe nyine nk'umuvandimwe wanjye.
turaryama ariko nyine ntabwo nari nzi decision afite ya mu gitondo. Njye nibwo nabyutse ngiye mu kazi nyine nawe ahita afata iyo decision kuko yarabizi ko ntari bubimwemerere. hanyuma se wenda nk'umuntu nka mukuru wawe we nka murumuna we wabonaga uburyo abanyemo n'umugabo cyangwa se umugabo we wamubona gute muri makeya wenda mu mibano wabo wabona gute mu busanzwe? Kubera ko njya kumusura ntabwo tubana, rero iyo ngiyeyo mbona nta kibazo nyine afitanye n'umugabo we, ariko buriya wenda ibibazo niwe uba ubizi ku ruhande kurusha njyewe, sibyo? Rero ubwo ngubwo niba nijoro yatashye asanga umugabo yazanye indaya mu rugo rwe, abafatana mu cyumba, umugabo ko isoni ashaka kumukubita, nibwo yahise amamagara aza kundeba mu rugo. Nene se tugarutseho kuki utasanze bikimara kuba wenda ngo bitabaze abaturage muri makeya, kubera iki wahisemo kugenda utihamagaye wenda ngo abaturage bazarebe biri kukubaho ibyo usanze? Njye naje nyine byantunguye, ntabwo abaturage ari ngombwa ko ibintu byose bahita babimenya. Hanyuma se bikimara gucya wahise wumva ibintu byose birangiye nta yindi decision yo ugomba gufata usibye kujya kwiyahura? Nahise numva ari wo mwanzuro. Ariko umugabo wawe uramukunda cyane, wamukundaga cyane? Ndamukunda cyane. Ndetse aka kanya wenda watwemera tuba twamuhamagara tukumva wenda icyo ari kuvuga? Tumuhamagare? Mwadutiza telefone se wenda tukareba nimero ze tukumva wenda icyo abivugaho, uyu mugabo tukaba twamubaza tukumva. Tumuhamagare twumve umugabo. Kugeza izi saha umugabo nta kintu araguhamagara cyangwa se ngo agire icyo gutangariza? Ntacyo pe, ntabwo turavugana, nta kintu turavugana. Aka kanya uriyumva ute? Urumva wenda ari nagusaba imbabazi uri buzimuhe? Urumva uri bubikore gute? Imbabazi nazimuha kuko ndamukunda. Kuki wari uzi yuko wenda ushobora kuza kumugirira impuhwe ukaza guhitamo wa mwanzuro wo kujya kwiyahura wenda? Kuki utavuze ati wenda reka nze kumva icyo bitekerezaho, nze kuba nagira nze kumubabarira? Nyine icyabinteye njye nabikoreshejwe n'umujinya, ariko umugabo wanjye ndamukunda. Hanyuma se ko wari ugiye kumubura nawe kandi wumva umukunda, urumva bwo byari bugende gute? Ndabyumva iki kira gikorwa ni igikorwa cyabayeho wenda n'uburakari n'iki no kwiyakira birakunanira bugatireka nyikore, ariko nanone ntabwo ari byiza cyane kuko buriya umuntu nta muntu uri ushinzwe ubuzima bwawe, buriya we ntabwo sinabara ko wikunze gusa. Reka kamuhamagare imbere ya kamera twumve icyo atubwira umugabo wawe kabisa, twumve wenda niba twumve icyo avuga, ndumva iciyemo ko twumve. Alo? Mwiriwe neza? Meze mute? Ndi umunyamakuru wa TV. Mu masaha ashize nibwo twakira telefone tubwira yuko umudamu wawe agiye kwiyahura. Umudamu wawe kwiyahura? Ibyo bintu waba ubiziho? Ntabwo. Hari ikibazo waba ufitanye n'umudamu wawe se? Ikibazo ntacyo ndumva, nta kibazo mfitanye nawe cyo kuba yakwiyahura, kuko kujya ikibazo n'umuntu cyo kwiyahura ikibazo kiba kiremereye cyane ntacyo. Aka kanya turi kumwe n'umugore wawe, ngira ngo nawe ari kukumva. Nta kibazo ufitanye n'umugore wawe cyatumye nese umugore wawe yaraye mu rugo? Umugore wa ijoro ryakeye yaharaye? ariko se ko mfite ibibazo byinshi cyane, wayobora umunyamakuru? Ndagira ngo unyumve neza kuko aka kanya tuvugana umugore wawe ntabwo yakabaye akiriho kabisa. Turagira ngo rero wihangane utuganirize na utubwire wenda muri makeya. So ndakubaza niba umugore wawe yaraye mu rugo ijoro? Si muri kumwe, ndakeka imba muri kumwe yakubwiye imba yarayemo cyangwa atarayemo. Ndumva rero atari ibibazo byo kuba wakabaye uri kumbaza.
ntacyo ubiziho. ndumva ntabwo yari ari mu rugo. Nene se wenda watuvungura ukatubwira wenda impamvu yateye gutuma umugore wawe atarara mu rugo. ibyo bibazo byose kuba muri kumwe ni byiza, byose abibabwiye. Hanyuma se icyaha kurega cy'ubusambanyi cyo urakivuga yiki cyo kumuca inyuma? Ubusambanyi ntacyo bivuga kuko ndumva ngiye umugore wanjye ntabwo umuca inyuma reka. Aka kanya ibi uri kuvuga nawe arimo arabyumva, ndagira ngo ari kubyumva nawe ari kubyiyumvira. Wa mugabo we ntago mwamagaye nari kumwe n'umugore wawe, kuko umugore wawe twamusanze ku mugezi mpamagawe na murumuna we, bivuga yuko yari agiye kwiyahura nyuma yuko yagusanze uryamanye n'indaya ugashaka kumukubita kwiyakira bikamunanira, ndetse akaba yanaraye kwa murumuna we, akaba rero yari yafashe icyemezo cyo kujya kwiyamura ubuzima. Ibyo nkubwira ni ibintu biri seriously. Vuga arakumva. Wamuvugisha kuko yacitse intege, na wamuvugisha gusa muvugisha aragusubiza. Ase mubwiza koko wiyahuye wagiye kwiyahura koko? Sheri? Wagiye kwiyahura? Nagiyeyo. Numvaga nta kundi kuntu ndubigenze. Nese ubwo ariho ukansangana n'umugabo nambaye ubusa mu cyumba cyawe, wabikoraho iki wowe? Watuza? Urumva nafata decision yo kujya kwiyahura koko? Ahubwo nta n'isoni uri kuvuga gutya, nta soni ufite wa mugabo we. We bofre, nta soni ufite? Nta soni ubwo wumva ufite muri wowe? Hoya ndakubaza. Ubwo sari nkawe byabayeho, ubwo urumva nta kibazo ufite muri wowe, urumva utuje utekanye nta kibazo. Buri munsi koko. Cyakoza numiwe ariko reka nkubwire, reka umva mbanze nkubwire sibyo? Reka nkubwire ibintu uburimo uri gukorera mukuru wanjye. Mani ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye sinkubeshye. Oya nabyawe ya mani. Ure wawe. Uramukunda se, uramukunda ubungubu aho yaragiye urahaze? Aho yaragiye agiye kwiyahura wowe waruhari? Waruzi n'ibyabaye ko wari uri kwishimisha n'indaya zawe? Ntabwo ari wamubwiye ngo ajyeyo, ariko niwe watumye ajyayo bitewe n'ibikorwa yasanze uri gukora. Mwagiye mwiyubaha. Turi mu rugo nyine. Ari kukumva. Ndakumva wa mugabo, ndakumva, ariko ndagira ngo byibura umfashe wemere yuko ufite amafuti. Oya. Ibintu wakoze urumva bihesha umuntu ungana nawe umugabo nkawe icyubahiro? Mbega urumva ari akantu toto wamukoreye ku buryo atakagombye kubikora? Uremereza ibintu ndakubwira ko impamvu turi ahangaha ariyo mpamvu yonyine natwe situzi kabisa, kuko twasanze tayari umuntu yageze mu mugezi. Ubwo rero sinzi uburyo uvuga ngo turemereza ibintu. Urifuza ko muganira iki?
hanyuma se ubwo urumva ko mushaka kuganira iki koko mu by'ukuri umusaba imbabazi si ubwo ubundi mbere yo kubikora se kuki utabanje gutekereza uze cyangwa ubyiborere ngira ngo nk'uko nakomeje mbibabwira birumvikana yuko uyu mugabo ibyo tubabwira ni ukuri kabisa gusa turakomeje tukihanganisha mushiki wacu ihangane sibyo udufashe wihangane kabisa nabyo nihanganamo ni ibintu bitoroshye na gato ni ibintu bitoroshye na gatoya ibyingo z'iki gihe ntabwo ari ibintu byoroshye gusa wenda icyo navuga naza gusaba murumuna wawe byibura ndakwinginze ufashe ntari kuri iyo ndaya ejo nabasanganye gusa hari icyo atakubwiye hari icyo utumvise ibiri kumvikana byo ari ameze nk'urimo aricuza kandi nabasanganye ariko ibaze umugore mu cyumba cy'umugore mugenzi we atari n'umugabo we nese ubwo urumva atari indaya yari yatahanye nanababona agashaka kunkubita harimo n'agasuzuguro kumuzana mu cyumba cyawe nta cyumba cy'abashyitsi mu buriri bwawe n'agasuzuguro byihorere byihorere hanyuma se wenda urumva decision iri buze gufata uraza gusubira iwe uraguma kwa murumuna wawe ese umugabo naza aze gusaba imbabazi aje kugucyura urazimuhereza bimeze gute muri make muri njyewe nta mwanzuro mfite pe ntawe mfite ariko umwanzuro wari wafashe mbere nizere ko warangiye n'uwagahinda ndacyagafite ni ibintu bitoroshye kabisa ni ibintu bitoroshye sinzi ariko ntabwo ni ibintu bitoroshye kabisa ngira ngo murabibona kabisa ni ibintu bitoroshye na gatoya iby'iyi minsi gusa ariko icyo tugusaba byibura gerageza wihangane sibyo nakundi hanyuma se ndakomeza maze murumuna wawe we urumva bimeze gute se uyu mugabo naza bwo urumva decision uri buza aka kanya niwo mujyanama mukuru wawe afite urumva muri bubyitwaremo gute muri make yewe ikintu navuga sibyo aze namara kuza baganire sibyo bicare baganire bumvikane sibyo ako kamemo guca umuntu inyuma byongeyemo n'abana nta kintu wamuburanye mubana mu nzu urataha umusange saa sita uramusanga nijoro uramusanga ubwo nanjye ubwo sinzi ikintu namubwira sinzi ikintu ko bari bunavugane ntabwo nyizi ngiye ku bwanjye kwa ko numva ubwo kwa ko ari we yahisemo bakomezanye ntabwo sinzi ukuntu ndi kubyumva ikibazo aravuga ko amukunda cyane sinzi nawe urabona sinzi niba biri buze ku aramukunda pe okay ubwo baraganira sibyo ariko ngiye kuri njyewe nk'umuntu uzi ko turarana mu nzu tubana mu nzu isaha yose atashye aransanga mu nzu sibyo niba ngiye akazana undi mukobwa sibyo nta kintu yansabye ngo mwime ubwo twaba tuganira iki ari nkawe ubwo twaba tuganira iki nta kintu kimwe ntabwo wambwiye ngo uranyifuza ngo nange kukwegera nk'umugabo wanjye bagiye gushaka abandi ubwo abandi bagiye gushaka bafite nyine ubwo bafite hari ibindi bagiye gushaka nyine wenda utambonaho ntaguha ubwo ngubwo kuko ngenzi ko nta kintu na kimwe naguha ubwo nyine murakomezanya nta kindi ibintu ntabwo byoroshye rero ibintu ntabwo byoroshye bakunzi ba Teta TV muragira ngo murabyibonera iyi nkuru ntabwo ari inkuru ishimishije kuko ni inkuru irimo ubuhemu gusa wenda reka tubahe igihe wenda turebe wenda ese wenda yaza gucuruka akumva ko yatanga imbabazi ese uyu mugabo we arabivugaho iki hanyuma buriya igihe tushoboye kuba ari ikindi twamenya kuri iyi nkuru cyangwa se umugabo
bagiye gukora nk'igikorwa cyo kwiyunga byagenze gutya kuko nicyo twifuza. Nk'uko twavuganye n'umugabo kuri telefone yavuze ko arimo ari busaba imbabazi umugore we, nubwo yari yabanje gukaza amarere, ariko reka turebe wenda tubahe igihe cyabo turebe. Murumuna we azakomeza duha amakuru y'ukuntu ibintu bimeze, hanyuma ubwo ngubwo wenda ikizavamo niba ari ugutandukana. Ese wenda gatoya wenda nakubaza, umugabo wawe mwari mwarasezeranye? Twarasezeranye. Cyangwa murabyumva, ni umuntu banasezeranye, ariko katumuha igihe cye tabanza bitekerezeho, ubwo umwanzuro afata ubwo natwe tuzawumenyeshwa, ubwo nibwo tuzakomeza mu nkuru zacu zitaha, nibwo tuzamenya niba baziyunga cyangwa se niba hazitabazwa imiryango, ese bizagenda gute. Gusa icyo twamubwira nakomeze yihangane, nyuma y'uko umuntu wagukosheje cyangwa se nyuma y'biriya ntabwo ariho ubuzima bwawe burangirira. Ngira ngo ndakwinginze uze kumfasha iki gikorwa ntiwongere kuza kugisubiramo, muri aka kanya ubona agaciro k'ubuzima bwawe, sibyo? Reka kandi nanone mfate umwanya nshimire muri umuntu we wabashije kudutabaza, wabashije gutabaza mbere y'uko ibi biba kabisa. Reka mushimire kabisa, nawe navuga turakoze cyane kandi ukomeze wihanganishe mukuru wawe muri ibi bihe bigoye arimo, umube hafi kabisa. Yego nta kibazo. Murakoze cyane rero bakunzi ba Teta TV, akababwira ati rero mwakoze, mbabwira ati murakora subscribe, like, no comment kugira ngo ibindi biganiro bigenda bikurikira muzabibone ndetse n'ibizakomeza kuri iyi nkuru. Reka ngushimire wafashe umwanya wo kudukurikira, nkubwira ati komeza ubane natwe kandi ukomeze ugire byiza, Imana iguhe umugisha. Ciao ciao, tuzasubire.